Ese muri aho nshuti mujya mukurikirana rwa rubuga mbabwira dore wa musaza ngo yaraje aje kubasuhuza mumeze mute mwumve icyo abazaniye. Tangira ubabwire muzehe baragutegereje. Bakunzi b'umusaraba muri aho murakomeye inshuti z'Imana muri aho tumaze iminsi myinshi tutabonana kandi tutabona amakuru yanyu. Yego mumeze mute? Natwe turashima Nyagasani yatugiriye neza kandi duha ubuzima n'ubwo twacyahumekaho. Tumaze iminsi tutabonana dushaka uburyo tuzongera tuvugane ariko ndababura. Zamura ijwi kugira ngo abakumva bumve. Nabonye uburyo bishobora kugira ngo nongere kuvugane namwe. Yego Ariko Imana kanya kugira ngo nongere kuvugane namwe. Haleluya Jesus. Imana ishobora byose. Imana ikomeye nitumye imwanya mbona kanya kugira ngo nongere mbavugishe. Agiye gusenga rero mbere yuko yatangira ikiganiro kugira ngo mwumve icyo yateguriye Uwiteka Imana. Imana ishobora byose. Haleluya. N'ububasha bukomeye cyane. Icyubahiro gihanesha ijuru n'isi. Twagushimye muri iki gitondo kugira ngo tuhonye tubonye kugira ngo ari utumye wongera kuvugana kongera kugira ngo dushime twongera kugira ngo turuhumeke twongera ingingo zose zigakora buri wose ugakora izina ryawe rihabwa icyubahiro. Amen. Twagushimiye igitabo kizima ugatanze umwana wawe Yesu kugira ngo Haleluya Yesu Kristo mwene Dawidi. Umusaza aje gushima ko wamurinze Imana akaba ari mu mwaka hagati agushima. Yesu warakoze data we. Reka tugushime kuko ari warize ubugingo bwacu kuko watwize imiryango yacu. Tukuvugisha kandi kugira ngo tuvugane turagushimira kugira ngo ufungure amatwi yawe kugira ngo wumve ibyo tugusaba kandi ibyo tubabwira. Umubyeyi imubona imbabazi. Oh Yesu ari kugushima data kuko wamurinze. Gukiranirwa kose twatubonetse twakeka abana. Imiryango yose iri hirya no hino yifashe. Mu Rwanda, muri Amerika, mu bihugu bigiye bitandukanye. Mana ujye uturinda. Reka senga ijambo ryawe. Reka mwami agushime kuko abanye nawe muri uyu mwaka akaba ari mu hagati nanjye kuko wakuvuze ukaba ukomeje kundinda kugira ngo ntaryumva. Reka akomeze asengera abantu badukurikirana Mana. Haleluya. Turagushimira reka duhimbaze ukwiye gushima reka duhimbaze ukwiye gushima. Wagiye neza abagaragu bawe reka natwe n'iki gitondo batugiye neza niho tumwe duhumeka izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tubabare gukiranirwa kose twatubonetse urakoze Imana kuko gusenga kwacu nuko gahunda zose n'izawe n'iz'Uwiteka urakoze Imana kuko icyubahiro ni icyawe gikwiye ku isi yose hose kandi turagusaba kugira ngo dukomeze tusabe kandi utwumve kugira ngo wumve amaganya yacu kandi tugezeho byinshi kugira ngo wumve ibibazo byacu. Urakoze Imana kuko gusenga kwacu mu gitondo. Amen. Amen. Muzehe rero umaze iminsi utagaragara kuri urubuga Isaka Yesu abantu benshi bari bagutegereje bashaka kumva ijambo wabazaniye. Ese ongera wiyambarira agakofero kawe kuko umaje gushima Imana baganirize ubabwire nicyo wateguye ku mutima wabo ushaka kubabwira. Bavandimwe muri aho kandi murakomeye. Reka tubabwire yuko Imana yatugiye neza. Uyu mwaka yatugiye neza tugejeje hagati kandi ntabwo ari ku bwacu kubwaye. Namwe se niko biri. Mujye mwishima buri munsi n'igitondo ko bwije ko bukeye muyishime tuyihimbaze kuko nicyo gikwiriye abagaragu bayo. Nuko rero bavandimwe tumaze iminsi tutabonana ariko umunsi turongera tubonanye ndetse tumaze dukora ibintu by'indabo nk'ibi ngibi ariko rose nta kintu utakoze nta kintu utadukoreye kugira ngo tubone ubuzima kugira ngo ubungabunge ubuzima bwacu. Uko bimeze nongeye kuvugana namwe rero namwe mbese muze urugendo murugesheje urugendo rwo kwitegura umwami Yesu. Yego muzehe rero uvuze ku rugendo numvishe ko uvuze ku rugendo rujya mu ijoro nanjye numvishe ko turi muri urugendo turi kwihangana cyane. Ese muzehe nawe urugendo urimo kurugenda? Turi kurugenda twitegura turasenga tudasiba kugira ngo tuzatane namwe kugira ngo tuzajye dukure mu ndabyo. Muri uru rugendo se ni iki urabwira abantu basenga kugira ngo bakomeze bihangane muri uru rugendo ndavuga rujya mu ijoro? Icyo nababwira abasenga yego musenga n'umwete. Haleluya. Kandi mwitegure mwe kuba nk'abakobwa b'abafu batanu. Yego. Nk'abakobwa batanu bari bafite amatabaza yabo. Yego. Imperezo zanyu ze kuzazima. Yego. Tabaza we kuzazima. Yego. Umwami aziye kuzagaruka azasanga amatara yacu
agicanye. yego uravuze ku rugendo nanjye hari ibiganiro ngenda mbabwira bivuga ku rugendo rujya mu ijuru. Ese muzehe uri gushishikariza abantu ko bahora biteguye kuko batazi umunsi n'isaha Yesu azazira, bimeze bite muri uru rugendo? Uko bimeze rero, yego nifuza yuko umuntu uwo ari we wese uri mu rugendo agomba kwitegura kandi agasabana na bagenzi be neza, akavugana n'abaturanyi be neza, agasaba Imana imbabazi, agasaba abo yahemukiye imbabazi, nibwo azabona ubugingo. Ntahemukire bagenzi be, ntabarebe nabi, niyo yaba ari ikimuga akakibonamo ko ari umuntu imbere y'Imana ufite agaciro. Icyo kintu cya mbere nabifuza, nimusenge kandi mutange ibyo kurya byanyu bahe abakene, mufashe abakene, niba mufite imyambaro muyifashishe, mujye gusura indembe ziri kwa muganga. Haleluya. Ukiri kwa muganga buriya umuntu ashobora gufata urugendo akagenda akagera kwa muganga agasura abo barwayi, ndavuga abantu babaye. Nanjye nigize kujya mbabwira ko mwakagombye gufata urugendo. Urabona ko n'umusaza nawe arabihamije, aravuze ngo nimusure imfubyi, abapfakazi, abakene, kandi ibintu umusaza abavuze biba bikomeye. Komeza ubabwire, ese kwa muganga niho umuntu yakagombye gusura cyangwa n'abababaye bari mu mago nabo umuntu yakabagezeho? Ababaye ni benshi muri iyi si. Yego. Twese ubuzima bwacu ntabwo tubuje. Yego. Ariko kintu nababwira mwa bavandimwe mwe, Yesu yaravuze ngo nukoresha ibirori ntuzatumire abantu mbese ni abo bantu muhuje mu gite amaboko mazima, ahubwo musatumire abantu z'inguruzwa. Yego. Mugirute mushyire imbere. Yego. Kuko nibo bazabasabira umugisha. Babandi babakene. Yego. Aribo mushyire imbere. Babandi babakene aribo mushyire imbere. Abana mu bakunde. Yesu yaravuze ngo muri abana bato bansange. Yego. Kuko bameze nk'abana bato aribo bazagira mu bwami bwo mwijuru. Yego. Namwe ariko mumera nk'abana bato. Icyubahiro cy'isi mukireke. Yego. Ahubwo mushake icyubahiro cy'isi. Icyo mbifuriza kandi namwe niba ariko mubitekereza ariko kintu nkora mutekereza buri munsi. Yego. Abafite abadamu mugerageze kugira ngo mubane neza. Yego. Mu badamu mu miryango ageze ku miryango naho aravuze ngo mu miryango mwakagombye kubana neza. Satani cyane ko ari gukorera no mu miryango. Yego. Mugerageze kugira ngo mubane neza n'amahoro n'abo mwashakanye. Yego. Abasore mugerageze kugira ngo mwirinde ubusambanyi, mwirinde guhemuka, mwirinde indamu mbi, mukunde bagenzi banyu kuko Yesu yakunze itorero akaryitangira. Haleluya. Jesus. Yego. Mu gihe umuntu akiri muri uru rugendo, ndavuga muri iyi si irimo agahinda n'imiruho n'imibabaro, yakagombye kwirinda ibyo byose uvuze birimo ubusambanyi, ubujura, guhemuka n'ibindi byinshi, ahubwo agakora imirimo mu gihe akiri muri iyi si. Ese ni ikihe kindi urabakomeza kubabwira? We gukunda ubutunzi, we gukunda n'amafaranga azashiraho, ubutunzi buzashiraho, ariko ijambo ry'Imana ntabwo rizashira. Mukunde ijambo ry'Imana buri munsi, murisome muryumve. Isomo rya buri munsi mujye murisoma musuremo. Ejo mwongere mufatire isomo. Mwe gusoma amasomo menshi, isomo rimwe ryonyine gusa rirahagije muri Bibiliya. Nizeye ko umwaka uzashira muzaba mubisabye muri Bibiliya. Ibyo mutumva mu bibaza abandi kuko nicyo tubereyeho. Aravuze ngo mu gihe mukiri muri iyi si, muri uru rugendo rugenda mu ijuru, mukora iyo mirimo igiye itandukanye, irimo gusura abarwayi, irimo gusura imfubyi n'abapfakazi, ibyo mutazajya mwumva mudasobanukiwe mujye mubibaza abandi. Ese muzehe bajye babaza n'abantu basenga uko turitwara muri uru rugendo rujya mu ijuru? Ikindi nababwira ni uko hajeho abahanuzi b'ibinyoma. Niba mugiye gusenga murebe mwitegereze neza, kuko Yesu yaravuze ngo mu minsi y'imperuka hazaduka abahanuzi b'ibinyoma. Ese murabizi ko abahanuzi b'ibinyoma baje? Mujye muyitegereza, mujye mureba, mushishoze murebe. Avuze no ku bahanuzi cyane ko muri uru rugendo rujya mu ijuru umuntu ari kujya agenda ahura n'imbogamizi zigiye zitandukanye, zirimo n'abo bahanuzi benshi bari kujya bahanura ibintu birimo no kubeshya. Ese muri abo bahanuzi muzehe bo ubavuzeho iki, cyane ko uwavuze ku bintu bigera muri 3? Icyo nababwira mu bahanuzi b'ibinyoma, Yesu yaravuze ngo muri Yohana rwa mbere rwa Yohana umurongo wa 5 avuga ngo hazaza abahanuzi b'ibinyoma, ibyo kwitondera amategeko. Hazaza abahanuzi b'ibinyoma muri iyo minsi. Umuntu uvuga ko amuzi ntitondera amategeko ye, n'ubeshyi n'ukuri ntikuri muri we. Niyo yakora ibintu bimeze gute, ariko ntitondera amategeko y'Imana ntabwo byashoboka, ntacyo yabona. Ariko bitewe n'uko abantu bigishijwe ibinyoma babigendeyemo bakanabikuriramo, Imana ishaka ko
mumenye mugomba kumenya ubwenge musome igitabo cy'ibyahishuwe 18. Aravuze ngo muze gusoma igitabo cy'ibyahishuwe umurongo wa mbere ibice 18 harakubwira ukuntu muri iyi minsi ibihe tubigendamo. Yego ukira umuzehe komeza ubaganirize ubabwire ese twavuze ku rugendo kuko nirwo nawe wibanzeho kandi nanjye ndi kujya mbwira abantu ivyerekeranye n'urugendo. Muri urwo rugendo harimo gufasha, muri urwo rugendo harimo gusura abarwayi, muri urwo rugendo harimo kwihanganirana. Komeza ukuri bimeze rero Imana iravuga ngo iraguye iri Babuloni yatetse amahanga yose uzuga n'izuba gusama bwayo bwo kuvuganye mu isoko. Haleluya. Nukuvuga ko rero mugomba gusoka muri Babuloni. Haleluya. Ari Babuloni iriya yo kwa Sadamu ahubwo ni Babuloni urudubi rw'amadini. Atavugisha ukuri. Mugomba gushishoza mukamenya ukuri ko nicyo Imana ishaka, nicyo Imana dushaka tukamenya ukuri tugahisobanukirwa. Ntabwo Imana ifite ubwiru ntawe yahishe, yaratwandikiye ibaruwa yandika Bibiliya kugira ngo buri wese ayigiye kandi ayimenye. Murakoze rero nimukurikize Imana yavuze kandi utazabikurikiza nizeye ko hari gihe azabona ibigihembo cyangwa se akabona ibyishimo cyangwa se akabona umubabaro. Nuko rero mukoreshe uko mushoboye kose mugihe umwete iminsi mibi itaraza, niko ijambo ry'Imana rivuga. Nuko rero icyo mbasabire kandi niyisabira nuko twakoresha uko dushoboye kose kugira ngo twitegure ingoma y'Imana, ingoma y'ijuru, kubera ko igihe cyo kurangira cy'isi kirarangiye. Habanje ubwami bw'Abaperisi, Abavandari, turi mu bwami bwa kane bw'Abaroma kandi nta bundi bwami buhari. Igishushanyo Nebukadineza yarose igishushanyo cyari gifite umutwe ari zahabu, ingimba ari feza, ibera n'inda ari umuringa. Niyo tugeze ku mano n'ibyuma bivanze, nta bundi buhanuzi bugomba gusohoka kandi ntabwo ibyuma n'ibumba ntabwo basha gufatana. Ni ngombwa rero tugeze mu gihe cya nyuma mu minsi y'imperuka. Nimwitegure igihe kiri bugufiya tukava muri isi y'imburabwasani yabuzemo amahoro tukigira iwacu umugambi bwo mu ijuru. Haleluya. Tutazarira no kubogoza ngo tuvuga ngo ejo tuzarya tuzamera dute. Nimugire umwete rero kugira ngo twihane twese kugira ngo twitegure ubwami bwo hejuru. Yesu agiye kuza bidatinze, ntabwo gitinze nk'uko babivuze, ari hafi. Murakoze. Uyu musaza rero ni wa wundi ujya uzana ibiganiro ku rubuga mujya mukurikirana. Yaramaze iminsi adahari, yarari mu kazi kagiye gatandukanye. Nagiye mbabwira ko akora ibintu bijyanye n'indabo. Buri indabo ni indabo zishushanya ikintu kiza, zishushanya umugishi wawe, zishushanya abamarayika wawe. Niko kazi ke yikorera, niko kamubeshejeho. Yarari mu busitani bwe nubwo bwagiye buhindagurika. Iki cyatsi aragikunda, reka akibereke anakibasobanurireho kuko ntiyava ku rubuga atabasobanuriye ku cyatsi akunda. Muri Edeni hari indabo bagenzi banjye. Izo ndabo nizo zigaragaza ubwiza, ariko Imana yaravuze ngo ku ndabo yaravuze ngo muzarebera ku mitini cyangwa se muzarebera ku ndabo ngo umuntu ngo ameze kimwe nk'uburabyo. Uburabyo iyo burabye izuba rikava burahunguka, n'umuntu nawe niko ameze. Ariko umuntu ufashe kuri Yesu ntabasha guhunguka ngo gahunguke. Niyo mpamvu indabo zigerageza cyangwa zigereranya ubwiza bw'Imana. Mujye mukunda indabo, nange ndazikunda, reka nzibakundishe muzikunde. Ni cyatsi cyiza Imana, ni kimera Imana yadukoreye cyiza, nicyo gituma aho ziri haba hari impumuro nziza, haba hagaragara neza. Niyo mpamvu abashakashatsi bakora amarangi bakurikije za ndabo y'amabara y'amarangi y'indabo, nibyo bafatiraho urugero bagakora amarangi bakurikije za ndabo. Kandi ni Imana yabikoze, ntabwo ari umuntu wabikoze, ni Imana yabikoze. Mujye mubimenya. Urumva inshuti zanjye, mujye mumenya yuko Imana nta kintu na kimwe itadukoreye. Yaduhaye umwuka mwiza, itumereza ibimera kugira ngo byute tubone umwuka wo guhumeka. Iduha amazi yo kunywa kugira ngo tujye dukaraba, tujye twoga, tujye tuyakoresha turi guteka ibyombo, dukoresha ibyangombwa dukeneye buri munsi. Ni ukubera ko Imana yaduhaye amariba, amasoko n'inyanja, byose ni Imana yabikoze, ntabwo ari umuntu wabikoze. Ibimera byose mubona byose ni Imana yabiremye. Ibi byose twese dukoresha nuko yaduhaye ubwenge kugira ngo tuyobore isi.
nuko rero mugira umwete kugira ngo mujye mubireba murebe indabo n'ubwiza bw'Imana yaduhaye kugira ngo tumenye neza yuko indabo ari nziza ari kimera cyiza Imana yaduhaye. Muzehe rero abantu benshi baragiye bambaza ese muze ko tutamuheruka, ese wari umaze iminsi uri muri aka kazi k'indabo cyangwa ugira n'iyindi mirimo igiye itandukanye mu gihe ukiri muri uru rugendo, navuga muri ubu buzima turimo dushakisha imibereho ya buri munsi? Ubuzima bwa buri munsi tugira turashakisha, ntabwo nagiye uretse ko ntabonetse muri iyi minsi, ariko ntabwo naheze. Yego nahuye n'ibibazo, ariko ibyo bibazo Uwiteka arimo kubimfashamo, birimo kugenda bikosoka, Imana irimo kugenda ishyiramo ifasha nkagira ubuzima nagenda nkumva. Haleluya. Buriya bavandimwe, umuntu usenga, umuntu ukunda Imana ntabwo asaza vuba. Uyu musaza murabona ko akivuga Imana. Yego, arimo aravuga ngo Imana yagendanye nanjye muri ubu buzima ndimo, nkuko yatangiye hasi ababwira ko muri uru rugendo urabona ko ameze neza, arashima Uwiteka, aranavuga yuko n'umwaka azawurangiza. Kubera Imana yanyongeye uburame. Ndabinginga kugira ngo nta cyiza natanze kugira ngo ngeze uyu munsi, kugira ngo mbe mfite imyaka ingana itya, ahubwo ni Imana yabikoze. Namwe mukunda Imana kandi mukunde n'umwana wawe n'umwuka wera. Murakoze. Rero arashoje cyari ikiganiro yarazanye, ubwo arahari, azabaza ababwira ukuntu ese muri mu mwaka avuze byinshi, avuze ku rugendo, avuze gusura ku barwayi, avuze ukuntu wagatunze indabi wawe mu rugo, avuze mbese avuze yari afite ubutumwa bwinshi abazaniye, ariko topiki y'ikiganiro iravuze ngo sura abarwayi kwa muganga. Yego, sura abarwayi kwa muganga, fasha abakene, fasha abarembye, fasha abababaye, fasha babandi batishoboye, nibwo uzabukorera ijuru. Haleluya. Ibindi bintu by'amafaranga byinshi byose bizashiraho. Yego, kandi icyo gihe tuzaba wandikishije n'ufasha mugenzi wawe, uzaba wandikishije mu ijuru, kuko imirimo myiza yo gukiranuka iyo dukora muri munsi, Imana irayandika mu gitabo cy'urwibutso. Buvuze kumimba, buriya tuzagaruka tuvuga ukuntu hari umugabo wagiye ugira neza na bugingo na n'ubu nubwo yapfuye bakigira gute bakimwibuka, kuko yagiye asura abantu ahantu hose yagiye hatandukanye, ariko na bugingo na n'ubu baracyamwibuka ko yagiriraga abantu neza. Bantu mukurikirana ibi biganiro birimo inkuru za Yesu, uyu yari wa musaza ujya ukorera ku rubuga Yesu, twari tumusanze mu busitani bwe, bwarashoje azabazanira ikindi kiganiro kiri ku mutima wiwe, ndavuga ibiganiro. Basezere ubundi dusoze. Reka amasezerano bavandimwe, ariko mugira umwete wo kumva no kumvira, kuko tumvira se na nyina yumvirije, yumvire Data wa twese, kuko ari we waduhaye ubuzima. Tumwumvire, ibyasaba byose tubikore. Icyo kintu basabira nangirisabira